akira amakuru ngo umunyamakuru kazagize gutya kuregera perezida Kagame ko ngo bamufashe ku ngufu ariko rwose ngo umuntu amufashe ku ngufu bakanga kumufunga ngayo nguko rero. Umunyamakuru Goruri Iribagiza yasabye perezida Kagame kumufasha kubona ubutabera mu kirego cy'ihohotera rishingiye ku gitsina. Umunyamakuru Goruri Iribagiza ukora ikinyamakuru cya The New Times yandikiye perezida Paul Kagame ibaruwa ifunguye amusaba kumufasha kubona ubutabera mu kirego cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina avuga ko rwose yakorewe. Iyi baruwa irimo kureba imbere yanditse mu Cyongereza ikaba yarashyizwe ku mbuga nkoranyambaga tariki 13 Gicurasi 2026 aho uyu munyamakuru kazi yavuze ko yizeye ko umukuru w'igihugu ashobora gutuma ikibazo cye gikurikiranwa mu buryo rwose boneye. Ikibazo wahita wibaza izindi nzego byagenze bite kugira ngo rwose batamukemurira ikibazo. Iribagiza yivugiye ko ngo ikibazo cye cyatangiye mu mpera za 2025 ubwo ajyaga gutanga ikirego muri Isange One Stop Center Kacyiru ndetse rwose ngo bakamwakira avuga ko akorewe isuzuma ndetse akagirwa inama n'umujyanama mu bijyanye n'imitekerereze ariko ngo ntabwo yigeze yishimira na gato uko yakiriwe nuko dosiye yakomeje gukurikiranwa ngayo nguko rero byagenze bite kugira ngo uyu munyamakuru kazi ajya kwipimisha atanga ikirego ariko amubwire nabi rwose be gukurikirana ikirego cye kandi rwose ntiyishimire serivisi ahawe. Ibi bintu byagenze bite kandi ngo mwibaruwa ye yavuze ko ngo hari igihe yajyaga abaza aho dosiye igeze ntabone ibisobanuro bifatika ndetse yavuze ko ngo hari imvugo zimwe na zimwe zamubazaga yabwirwaga n'abantu rwose bamwakiriye. Wumve neza kuntu rwose binanga ari amayobera. Ibi ngibi nyamara perezida ejo bundi yabigarutseho avuga ati rwose umuntu araza gusanga ngo muri serivisi ukamubwira nabi cyangwa se rwose ukamubwira ngo ntago abazitanga bahari ukicara ukajya kuri telefone rwose ugasikururinga ukajya kuri za Facebook za Twitter na za Instagram. Nibyo umunyamakuru kazi rero yahuye nawe ariko biratandukanye kuko ngo bamubwiye nabi hari imvugo rwose atishimiye habe na gato. Uyu munyamakuru yavuze kandi ko yasabye ko uwarega afungwa kugira ngo atazatoroka ubutabera ariko ngo ntabwo byahise bikorwa nk'uko yabyifuje. Byagenze bite? Nyuma yo kwandikira ibiro by'umukuru w'igihugu ndetse no gwa kopi Imbuto Foundation yavuze ko yahawe igisubizo kimusaba kugirira icyizere inzego z'ubutabera kuko ngo ikibazo cye cyari gukurikiranwa. None byagenze bite ko kitakurikiranwe? Iribagiza avuze ko nyuma haje kumenyeshwa ko dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha ku rwego rw'akarere ka Nyarugenge. Gusa ngo nyuma haje kuba ikibazo cy'uko haje kumva amakuru ko uwo yashinjaga yafashwe agafungwa ariko nyuma akarekurwa mu gihe gito. Ibintu yavuze ko byamushengwe kuko atigeze asobanukirwa impamvu yarekuwe kandi rwose ikirego cye kitararangiye cyangwa se ngo ibihano bye bibe byararangiye. Urumva we yaragiye arega umuntu bamwizeza ko rwose ikirego cye kizakurikiranwa umuntu bamufunga igihe gito nyuma rwose kuza gusohoka arigendera bamubona yidembye mu muhanda arimo kugenda atembera. Yabimenye gute ko uwo yafungishije bamurekuye? Inshuti yamubwiye ko ngo umuntu yashinjaga kumuhohotera yafashwe agafungwa ariko ngo haciyemo kabiri ararekurwa. Uyu munyabyaha akaba yararekuwe ku mpamvu Iribagiza avuga yuko rwose atigeze amenya habe na gato. Mu musozo w'iyi baruwa iyi ngiyi murimo kubona ndetse mu Cyongereza Goruri Iribagiza yavuze ko adasaba impuhwe ahubwo ko arimo arasaba uburenganzira bwe bwo kubona ubutabera nk'umuturage wese yakorewe ihohotera rishingiye ku gitsina ajya kurega abo yaragiye bamubwira ko ikibazo bazagikurikirana ndetse ngo banafata n'uwo yaregaga ariko ngo bamufunga icyumweru kimwe babaramurekuye rwose barimo aridedimbya hanze arimo aratembera nta ribi. Iribagiza rero akaba yanditse ibaruwa rwose yandikira perezida Paul Kagame w'u Rwanda kari wamukemurira ikibazo kuko izindi nzego zose zananiwe. Ngaye nguko rero uyu munyamakuru akorewe ihohotera muramuzi akora ikinyamakuru cya The New Times. Mbabwira ni karagace mu cyari mwe Nyabare Obedi nangi ni Obi Time News. Ayo ngene niyo makuru uyu munsi twari tubafitiye saa 6 zirengaho. Obi Time News.